Agusuhuje we nshuti mukunzi wa Umutsizi TV. Amahoro y'Imana abe kuri wowe, Imana abe kuri wowe. Ndiringira yuko umeze neza. So uyu mwanya rero nanone tugiye kuganira byanditswe, tugiye kumva umutima w'Imana, tugiye kumva icyo Imana iri kutubwira cyangwa se icyo itwigisha. Uyu munsi turareba icyanditswe kiri mu Migani 23:7. Haravuga ngo uko umuntu atekereza umutima we niko ari. Uko umuntu ngo atekereza umutima we niko ari. Byanditswe bigenda bihamya neza rero ko abantu barabo bari mu mitima, ntabwo mu by'ukuri hari ukuntu umuntu wese aba yumva ari ikindi kintu cyangwa se yaba ikindi kintu cyangwa atagaragara neza, kumva nyine ni ibintu bimujeni, ariko imibereho yawe ubayeho ingana n'imitekerereze yawe. So rero hari ukuntu turiho hano ku isi tubayeho dufite ibyifuzo byinshi ku buryo wumva ko nyine ushobora kuba undi muntu cyangwa se undi muntu yaba abayeho ukuntu, ukumva nyine urababaye, ukumva nyine ubabajwe n'uko Imana itakugize nk'uwo muntu, ukumva ntabwo wishimye, wabona umuntu ateye imbere, ukumva nyine wowe kumva Imana yarakuvumye, ukumva Imana yarakwanze, ukumva Imana ifite icyo iguhora, ukumva nyine ubabajwe n'uko Imana nawe itakugize nka runaka. Ariko ibyanditswe biravuga ngo uko umuntu atekereza mu mutima we niko ari. Mu yandi magambo, umuntu angana n'ibitekerezo atwaye, angana n'imitekerereze atwaye. Ntabwo uzaba umuntu munini utari munini muri wowe, ntabwo uzaba mutoya utari mutoya muri wowe. Kuko rero ibitekerezo byawe cyangwa se ingano y'imitekerereze yawe nigena imibereho yawe ubayeho hano hanze. So uku nguku niho imitekerereze yanjye ingana, nawe uko ubayeho niko imitekerereze yawe ingana. Byose ntabwo ari Imana ibitera, ntabwo Imana ariyo ishyiraho kuba umukene, ishyiraho kuba abandi abakire, igashyiraho kuba abatunzi abandi badatunze, igashyiraho kuba umuntu umwe ameze ukundi n'undi ameze ukundi. Mu by'ukuri ibyo byose ngo bigendana n'imitekerereze yacu. So rero numenya kino kintu, ntabwo uzongera kurenganya Imana, ntabwo uzongera kuvuga ngo Imana ngo ntabwo yaguhaye bino ngo bariya yaragahaye wowe urabikunda n'ibindi. Ntabwo icyo kintu uzongera kugwa mu mitego wacyo ngo kivuge, ahubwo uzamenya ngo impamvu ntaragera kuri ibi nuko ntarakura mu mitekerereze, impamvu ntarakora ibi nuko ntarakura mu mitekerereze, ariko ninkura mu mitekerereze cyangwa imitekerereze yanjye nizamuka igahinduka, nzagera kuri ibi, nzagera kuri ibi, nzagera kuri ibi. So rero utangire umenye neza ko Imana nta ruhare igira mu gukena kwawe, nta n'uruhare igira mu kurwara kwawe, nta n'uruhare igira mu kugukimuka kwawe, nta n'uruhare igira mu gupfa kwawe. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bipfiramo hano mu mitekerereze yawe. So rero niba ibitekerezo byawe biri negative bizakuzanira urupfu, niba biri positive bizakuzanira ubuzima. Imana ntukayirenganye, imitekerereze yawe niyo yakugize uwo uri we uyu munsi. Haleluya. Rero Imana niba ishaka ko dukura mu mitekerereze, cyangwa se Imana kuko ari umubyeyi wacu ishaka ko dukura mu mitekerereze, niyo mpamvu habaho guhanura, ubwirwa ibizaba. Niyo mpamvu abantu bahanurirwa, ni ukugira ngo imitekerereze yabo ihinduke, ni ukugira ngo ibyo bibwira bihinduke. Niba wahanuriye ko uzaba umukire, ubwo wari ufite mindset y'ubukene. Niba wahanuriye ko uzagira ama etage, wari ufite mindset y'uko utazayagira. Niba wahanuriye ko uzagira indege, wari ufite mindset y'uko utazagira indege. Hanyuma Imana yo irakwiringiza. Ibyo igenda itubwira rero n'amasezerano igenda iduhereza niyo ahindura imitekerereze yacu. Mu yandi magambo, Imana itwigisha ijambo cyangwa itubwira ijambo, ituhereza amajambo ari impamvu yo kugira ngo duhindure imitekerereze yacu ibe mizima, dutangire tugire expectation ziri positive. Nituzigira bizahinduka ko kubu. Rero mu izina rya Yesu
niwajya kurenganya Imana ngo niyo yatumye umukene, ihana iyo mitekerereze. Imana ishaka ko tuba abakire. niwajya kubwira Imana ko ari ituma uhura n'ibyago, ihana iyo mitekerereze. Imana ishaka ko uhora uri mwiza ku byatsi ngo sibyo nibwira kubagira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Haleluya. Imana rero igufitiye umugambi mwiza. Imana ishaka ko utera imbere, Imana ishaka ko umuntu ukomeye, Imana ishaka ko umuntu w'ikirangirire kandi w'igikomerezwa. Niyo mpamvu izajya ikubwira ngo ntugize uyu, ntugize uyu, ntugize uyu, humura, witinya bino, witinya bino, witinya bino, kugira ngo imitekerereze yawe ibe ihuje n'ibyo ivuga, hanyuma ibyo bizatuma habaho ubuzima, urupfu rwigireyo. Haleluya. Guhaye ikintu kinini cyane. Ntuzongere kurenganya Imana ku bintu bimwe na bimwe uhura nabyo bitari byiza uvuga ko ari ibitera. Ntabwo Imana igira uruhare mu gutera ibibi, ahubwo igira uruhare mu gukora ibyiza. Twizere ko iri mu ruhande rwawe, uzabona ibyiza. Icyanditswe nagutura, yes, muri Zaburi 34, usome 3:7, aravuga ngo kandi wishimire Uwiteka nawe azaguha ibyo umutima wawe usaba. Ugende wishime, Imana uyishimire. Nta kintu kwifuriza, ishaka ko uhora umeze neza mu buzima bwawe bwose. Uzabona ibyo Imana ishaka kuguha nugira umutima wo kuyishimira. Kwishimira rero no kwishimira ibyo yakuvuzeho, no kwishimira amasezerano yatanze, no kwishimira ko ikubwira ijambo kandi iryo jambo ikubwira rikaba ari ryo kubaka ubuzima bwawe. Wishimire Uwiteka, igakwishimira Uwiteka cyangwa igakwishimira ijambo rye, azaguha ibyo umutima wawe wose wifuza. Wakoze cyane. Uyu mwaka uzakubera umwaka wo kwishimira Uwiteka, wo kubona imigisha myinshi. Ikindi uzagire mahirwe yibwira ibyiza, yibwira ko bya bintu byanze bizashoboka, yibwira yuko nta kintu kinanirana muri uyu mwaka, nta kintu kigomba kunanirana. Ubuzima bwawe buzahinduka, imitekerereze yawe iterora, tangire wibwire ko Imana yibwira kugira neza. Ubundi byiza Imana yifuriza birenze ibyo yiza wowe wifuza. Hanyuma rero ufata ibyo Imana ikwifuriza cyangwa ishaka kuba niba byo, wongereho n'ibyo wifuza ko nawe uba byo, hanyuma nurangiza ubyakire uvuge ngo Imana iri ku ruhande rwanjye, iranshyigikiye, bityo rero nzabigeraho n'akabuza mu izina rya Yesu. Abatasi bajya gutaka ibigo, harimo babiri bagaruka bavuga ngo ubwo Uwiteka twishimira tuzabajya nk'imitsi. Ikihe kibazo ufite ubuhe bwoba niba Uwiteka akwishimira? Utangira utekereze ko Uwiteka akwishimira. Ibintu byose byari bigukikije uzabishaka ubibure, kandi uzashaka imbaraga zabyo zibure, uzabijya nk'imitsi. Ubu Imana wubeho mu izina rya Yesu. Kora subscribe kuri Ndonzi TV, kora like, ubu tuzarushaho kubona ibyiza Imana ishaka gutunga. Ushimwe Data ko ugire neza kandi ugire imitekerereze, uzakomeza kubona ibyiza imbere yacu mu izina rya Yesu. Amen.